zino nkotanyi bano bicanyi babaza nabagiraga rero inama ngi kurangiza kandi ndabwira abanyarwanda bari mu bihugu aho ariho hose bavuga ko bahunze ubutegetsi bwa Kagame ngo umwicanyi birirwa bacaracara bajya mu gihugu cy'u Rwanda niba arahunze ubutegetsi bwa Kagame ukaba yirirwa mu gihugu cy'u Rwanda vango ibyo wavuze urabeshya akaba ariyo mpamvu mboneyeho gusaba abanyarwanda muri hanze ko kugira ngo bano bicanyi natwe tubahashye tubarwanye igihe baduhereye batubuza uburenganzira bwo kubaho nuko natwe aho turi tubabuza amahoro muri sinzi umuntu twaganira n'ubwo ubundi icyo kintu kandi ubwo n'umuntu muri bamwe b'abanyamahanga mbwira icyo kintu ubundi cyagakwiye gukora niba warahunze Kagame ukabirirwa mu gihugu cy'u Rwanda bivuga ngo uri muri bano bicanyi birirwa badutomatiza ku matelefone badutera ubwoba baje kuduhongera munyarwanda rero uri hanze umuntu wari wese uzi w'intore usubira mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uzi ko ari impunzi y'u Rwanda ndetse n'uwari we wese dufashe twe turi mu bantu bameye kuzana ku mbuga nkoranyambaga twerekana imitwe yacu twerekana abo turi bo wowe ntabwo izo mbaraga zo kuza ku mbuga nkoranyambaga ntazo urabona dufashe uduhe contact zabo bantu shaka amateka y'abo bantu jya kuri ambasade ubafotore maze uze ubatwereke umuntu wese ufite uwo baturanye nawe rwashira mu gihugu cy'u Rwanda mubizi yarahunze leta y'u Rwanda muduhe amakuru ye ibyo ntibikiri ibanga abo ngabo bose tujya tunabatanga kandi bamwe gushishikariza abanyarwanda bajye bitabira bino bintu bya Rwanda Day mwitabire bino bintu byabo byayibuka mugende mu bafotore tubazane aho batuye hose tubarebe tubashyire ku karubanda ariko ntabwo tubashyira ku karubanda gusa tuzajya tunakurikirana icyatumye bahunga leta y'u Rwanda okay niba atari bya binyoma byabo ndumva ari aho ngaho nagakiza kuri ayo matangazo ati umuririmbyi ati umuhanzi ati ntacyo uramenya niba utaramenya ko umuntu ari nkundi umuntu ni kimwe nkawe ese niba uzi ko umuntu ari kimwe nkawe kuki ushobora kubona Karasira Aimable uyu munsi wa none ari yicwa rubuzo kubera ko yavuze ko se na nyina bishwe na FPR inkotanyi bikaba ari byo bishobora gutuma ajya muri gereza akajya gukorerwa yicwa rubuzo ese wamaze kumenya ko umuntu ari nkundi niba wowe uri umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi waragize amahirwe ukicirwa n'interahamwe gusa kuko ni amahirwe ukaba uzi ko ari interahamwe zakwiciye zikica ababyeyi zikica umuryango wawe ariko Karasira amahirwe ntayagire mu mbare si ukuvuga ngo ndishimiye ibikorwa kuko Karasira aza kwicirwa wenda n'interahamwe gusa uyu nsoro ntaba ari mu bibazo by'uko yiciwe n'inkotanyi akicirwa n'interahamwe we yiciwe mu mpande zose ngaho Colonel Nyungura hari n'abandi banyarwanda benshi biciwe mu buryo butandukanye niba uzi ko umuntu ari nkundi ukabona umwana w'umusore ari gutaka avuga amateka ye avuga akarengane afite avuga ati njye nabayeho ntashobora kwibuka nabayeho mfite ibikomere mfite agahinda ariko ukaba udashobora guhaguruka aho uri ngo uvuge uti umuntu ni nkundi niwe ni umuntu nanjye ndiwe reka ndwanishe ishyaka rya Karasira Aimable muhoze mushyigikire ahubwo ugahitamo kwireba ese bana b'u Rwanda tuzirikana ko umuntu ari nkundi kuki izo mbaraga z'ubwo butwari ntazo dufite ahubwo twakumva ko FPR ikishaka umunsi no gukora ni uburyo yakonta amahistwari yacu FPR bano bicaye hari ibintu bibiri bagenderaho
hari uvuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi, hari no kuvuga ko hari abayikoze. Hanyuma y'ayo mateka nta bindi bibaho, hanyuma y'izo nkuru nta zindi zibaho. Ninde ufite inyungu muri ayo mateka? Ni Kagame n'abicanyi be, ni Kagame n'abahezanguni b'abahutu bemeye guterura ibibindi nk'abara ba Bamporiki n'abara ba Honorable Christine birirwa bapfobya ababyeyi babo ko bakoze jenoside, mu by'ukuri wenda nta niyo bakoze. Ni bano ba Tom Ndahiro bashyize ubwonko mu gifu, badafite icyo baharanira, kuko jenoside yakorewe abatutsi batayibayemo. Jenoside yakorewe abatutsi ni amateka y'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda. Karasira akunze kuvuga, ariko nanjye niko kuri. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi ari umunyarwanda wari uturutse hanze utarayibonye. Ntabwo yagize ingaruka ku muntu wari ufite se na nyina bari hanze, nubwo wenda mushobora kuba ufite imiryango y'abantu babaga mu Rwanda, ariko bitandukanye n'uwari uyibamo. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi ari Kagame uzaza kuyitwigisha, ntabwo ari Kabarebe uzaza kuyitwigisha. Kabarebe na Kagame nabo bamwe muri bo bari bafite imbunda, bari kurasa abantu, bari kwica. Ntabwo jenoside yakorewe abatutsi ari bwo yagizeho ingaruka. Niyo mpamvu mpamagarira abanyarwanda ngo bicare bamenye uburenganzira bwabo, bavuga amateka yabo. Jenoside yakorewe abatutsi yagize ingaruka ku munyarwanda uwo ari wese uri mu gihugu cy'u Rwanda, haba umunyarwanda w'umuhutu, haba umunyarwanda w'umututsi. Hari abanyarwanda biciwe bazira ko batari bashyigikiye ibitekerezo bya MRN, bitwaga ibyitso mu bwoko bw'abahutu. Hari abanyarwanda bishwe n'abahutu bagenzi babo nka ba Gatwiringiyimana, nka bafuti twageramo bahigwaga, kubera ko bari barahaniye igihe kinini kuvuga ngo n'abandi banyarwanda bari hanze nabo batahe. Hari abandi banyarwanda baje FPR itegura ubwicanyi bukomeye uyu munsi wa none budafite izina, ariko bamwe mu banyarwanda bavuga ati ni jenoside nayo twire. Ariko ukurikije uburyo bayiteguye, bakaza bakajya bashyira abantu muri stade bakabica, bagamagara abantu tumuze mu bukwe bakabica, bo bakoze ubwo bwicanyi babuteguye. Uyu munsi icyo FPR leta y'u Rwanda y'abicanyi mafia, interahamwe z'ubundi bwoko, icyo zubakiyeho ni amateka y'abanyarwanda, kandi ayo mateka batarayabayemo. Ababaye muri ayo mateka mureke abanyarwanda babayavuge. Akaba ari mpamvu mpamagariye abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngo mureke kurebera, muzirikane umuntu uko ari nk'undi, dufatane mu mugongo, twumve amateka y'undi, kandi noneho duhe Karasira agaciro, duhaguruke tumuvugire. Kubera ko kwirebaho, kudatekereza abandi, ntutekereza ko umuntu ari nk'undi, ukirebaho wabona ibibazo bikugezeho ugatangira kurira. Ejo bundi sinzi umukobwa nawe uze mbona ku mubavu ari kurira ngo nyina ngo bamwise mu nterahamwe kandi nawe arahigwa. Aho bigeze nsigaye ngira umujinya, naranditse ndamubwira ngo ndakwihanganishije, ariko umenye ko ubwo Karasira ari gutaka, ubwo Kizito Mihigo ari kwicwa, ubwo abana b'u Rwanda ari kurirwa irengero, wowe uri aho ngaho uri kurebera nta n'icyo ushaka kuvuga. Ariko kuko bikugezeho ufashe ijambo, urashaka ko abanyarwanda bagutabara, nyamara wowe ntawe batabara. Niyo mpamvu ejo nabwiye n'abana ba Habyarimana ngo niba bashaka ko abanyarwanda bafasha, nabo nibazi bafasha abantu. Ndarambwira ngo mwe mwagize amahirwe, muracyafite mama wanyu. Mwebwe mwagize amahirwe kuko ubwo indege yahanurwaga ya papa wanyu, mwagize Imana mubona babumugisha. Karasira Aimable we mwarahunze, we yari mu mipanga, yari kwisha imipanga, ari hanze, ari kurara hanze. Ntibirangije bamwe mu muryango bicwa n'interahamwe, ntibivuyeho abandi bicwa n'inkotanyi. Niko avuga ngo niba mushaka abanyarwanda namwe babafasha, nimuze mujye ahagaragara, nubwo mufite ibibazo bikomeye abanyarwanda tutakwirengagiza. Ariko na Karasira arabifite, n'undi wese arabifite. Abanyarwanda muze tureke kwirebaho, twikunde, tumenye ko umuntu ari nk'undi, muze dufatanye. Uno mukobwa rero yaratatse, mbona amarira ye, numva nkuze, numva birambabaje, ariko ndamubwira ngo aho bigeze mwitegereza ko ibibazo biyageraho kugira ngo tubatabarire, kandi mwe ntacyo mukora. Uyu munsi umuntu udatabara abandi, ejo ibibazo nibikugeraho nzakubwira ngo wari urihe, wakoraga iki. Mureke twumve uno mupolisi wo ku Kwezi, ni ikiganiro yatanze ku Kwezi, ari kuvuga uburyo bari kubarenganya, ari kuvuga uburyo uyu munsi wa none bamukuye ku kazi, ari kuvuga uburyo isambu yabo bayitwaye, ari kuvuga uburyo ari kurengana kandi ari umupolisi wa leta. Ese cyagiye abaturage ba Kangondo basenyerwa,
yavuye mu gipolisi mu 2019 bivuga ngo abaturage basanga ngo basenyewe ari aho ngaho ari kurebera aguma mu mwambaro we ariko umunsi none ari kurenga ngo bigira no bamukura mu kazi kubera kwirebaho arimo arataka n'akazi nari ndimo bigeze igihe ngatakaza bitewe n'iyo ntandaro y'ubwo butaka naburanaga n'ubuyobozi ndetse icyambabaje cyane kubona umudugudu areberera na coordinator wa daso bareberera avuga ngo ntibakubite icyo cyane cyane polisi aho uri umupolisi wavuye muri polisi ryari 2019 kugeza uyu munsi nanone nta mutekano nishinganisha imbere y'abanyarwanda bose kugira ngo tubashe guhabwa amahoro nk'abandi baturage b'abanyarwanda. murumva umupolisi ibyo ari kuvuga ati ndishinganisha ngashinganisha ubuzima bwanjye ndimo ndarengana inzego za leta zarandenganyije. ni umupolisi wabivuyemo mu 2019 bari kumutwara isambu y'iwabo yavugaga uburyo arimo gukubitwa yavugaga uburyo iwabo babafunze barengana abanyarwanda bazize kwirebaho kumva ko umuntu atari wowe mu gihe ibibazo bitarakugira ngo bikureba ariko ejo nibikugeraho uzaza ushaka aho watabariza kugira ngo abanyarwanda bagutabare nyamara wowe mu gihe abandi bakubitwaga mu gihe abandi baburaga mu gihe abandi bavugaga turarengana wari uri aho ngaho uturamye udashaka kugira uwuvugira wari uri aho ngaho uri mu nyungu zawe ngo kugira ngo isambu wavuze mu gihugu cy'u Rwanda ngo cyangwa kubaho mu Rwanda ngo ubeho neza. ino leta y'abicanyi ntawe itazahekura ino leta y'abicanyi ntawe itazageraho. niba rero mushaka ko bino bintu bihagarara mu myaka 27 tumaze turi kunguye yaba no bicanyi bemeje kwica abanyarwanda tuteze guhagarara nuko abanyarwanda bareka kwirebaho ugafata umuntu nk'undi. Karasira ari mu bibazo gikomeye. Madamu Damanyi byamugwiza yarahagurutse avugira abanyarwanda yari afite abana arahaguruka aravuga ati ibi bigomba gushyiraho iherezo. uyu munsi hano umuziki afungiye ko afungiye ubusa muri kurebera mwumva ngo muri kurengana nyamara mu by'ukuri namwe mugira uruhare rwo gutuma murengana. hari ibintu bishoboka ndabona ikiganiro kigiye kuba kirekera hari ikiganiro cy'amateka cy'ubikomere nzakivugaho ubutaha. hari ibintu bishoboka nuko umunyarwanda adabora agomba kumenya ko umunyarwanda ari ikindi kandi kano karengane k'abanyarwanda twese hamwe tukagahagurukira. abazahaguruka ntabwo ari abo mu bwoko bw'abahutu ntabwo ari ubwoko bw'abatutsi bari mu Rwanda nta nubwo ari ubwoko bw'abatutsi bari ni abanyarwanda bose cyangwa abahutu nabo bari hanze kuko hari abahutu bari hanze batanye na FPR. hari urugero rwiza rwose Ndashonga ba Pasteur Bizimungu abo ni abahutu bari hanze. hari n'abandi hari abatutsi bari hanze batanye na FPR. hari abatutsi bari mu Rwanda abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda. hari abo bose n'abanyarwanda dufite ibikomere by'amateka atandukanye. hari amateka FPR idashaka ko tuvugaho bitewe n'inyungu zayo bano bica ndavuga bica kubera ko biri mu nyungu zabo. umuhutu naza avuga ko se na nyina ari abicanyi bamaze abantu akaba afite akazi FPR izavuga iti dore umwana udafite ingengabitekerezo ya jenoside dore umwana udafite utaronse ingengabitekerezo ya jenoside. ariko nuba uri umuhutu uri kuvuga uti ngewe papa na mama barabishe FPR irabica icyo gihe bazahita bavuga bati do atafite ingengabitekerezo ya jenoside yonse jenoside afite ingengabitekerezo ngibyo byagukurikiye. mu gihe utaje uvuga ko so na nyoko ari abicanyi mu by'ukuri icyo gihe baronse ingengabitekerezo ya jenoside. mu gihe uje uvuga ko bayikoze icyo gihe rwose uba uri umwana mwiza wakize ingengabitekerezo ya jenoside. ngibyo byo FPR iheraho igira abanyarwanda. ibyo ariko no ku batutsi barakoze jenoside nabwo ni kubigenda. ba Corneille nabo bagiye babita ko bafite ingengabitekerezo ya jenoside. ba Karasira Kizito Mihigo n'abandi niba umunyarwanda wari mu Rwanda kuba FPR kuko yo nanase Kagame hari icyo bimubwiye. Kagame ko tazi jenoside ari wayikoze kuba yapfobya abana b'u Rwanda hari icyo bibabwiye. abo ba Muriki ko bari mu bantu bakoze jenoside akaba ari kumira kubana bakorewe jenoside biciwe ntacyo bibabwiye. niba uri umututsi warakoze jenoside nabo bazavuga bati ufite ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe uvuga nka Karasira uvuga uti nanjye mu by'ukuri nubwo narakoze jenoside yakorewe abatutsi ariko baranyikiye. icyo gihe direct urakobye jenoside ufite ingengabitekerezo ya jenoside ukibaza umuntu gukubwira ko ufite ingengabitekerezo ya jenoside ahantu yari ukibaza niyo jenoside ayizi. ntabwo ari Kagame na Karatubwira amateka ya jenoside
ntabwo mwari mu gihugu cy'u Rwanda mwarimo murasa abantu turabiyamye gupfobya amateka yacu no gushaka kurakunda histoire zacu mwiza kurakunda histoire z'abanyarwanda kuko nimwe ntaho mwari muri jenoside yakorewe abatutsi yagize ingaruka ku banyarwanda bari mu Rwanda kabone niyo mwari mufite imiryango mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntayo mwabonye muzareke imiryango yanyu irakonta izo histoire yabonye ariko mwebwe mwaje muturutse hanze muri kuyikora turabiyamye ibintu byo kuturakontora amahistoire turabiyamye mukomeza gupfobya abanyarwanda iyo jenoside igihe mwayirigiyeho kuko nta wanyu wapfuye Kagame abuzwa n'iki kuvuga ko bapfuye jenoside yakorewe abatutsi ko Ange Kagame atapfuye abuzwa n'iki kwirwa abyinira ku mirambo y'abanyarwanda ko Cyomoro batamwishe muri jenoside hari umugore wapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi hari nyina wapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi nyina Kagame ntahari ntirwa agenda hari nako mu minsi yashize simbizi numvishe ngo yamushyira ninde muri mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ninde mwari muri he turabiyamye bana b'u Rwanda rero burakwiye ko murakonta amahistoire yayo haba abatutsi bari mu Rwanda haba abahutu bari mu Rwanda ino nkota ya FPR igomba kurangira hari n'abandi kandi nanone b'abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bafite amateka hari abantu FPR bakoranye nabo yiciye abantu tujye tugizanye ukuri hari FPR hari amateka idashaka kumva Kagame hari amateka adashaka kumva hari abicanyi adashaka kumva nk'abantu babunyenyezi bari abasirikare bakomeye FPR yishe nabo bafite amateka akomeye FPR bano bicanyi ntibashaka kuyumva hari kuba hari abanyarwanda banga ko bavuga amateka y'uburyo jenoside bishe hari n'abanyarwanda bakoranye na FPR batahanye baje kubohora u Rwanda kuko bivuga ariko mu by'ukuri FPR yarije gukomeza kwica abanyarwanda mafia bishe abo babunyenyezi bishe abo hari uwo bakashe umutwe n'igihimba barabitandukanye abo ni abanyarwanda nabo bafite amateka hari abantu bafashije FPR uyu munsi nabo bari biringitana bari kwirukanka hanze hose hano hanze hose bagize imana barokoka isasu ya hagati y'intera hagati ya XFR nabo ubwabo kuko rega buri umusirikare arokotse isasu akagira imana akavamo ari muzima nayo ni amateka nayo ni ibikomeye mwibaze kurasa ukamera ukajya kuvuga ngo uri umusore muto ugifite ubutoya uvuga uti reka njye guharanira uburenganzira bwanjye noneho wagira imana isasu ukarire kuko hari abakwiye ku rugamba hari abasirikare bapfuye mu nkotanyi hari abasirikare bapfuye muri XFR hari abanyarwanda bose ni abanyarwanda bagize imana barirokoka baramaze imyaka 30 hanze bari mu gihugu cyo hanze cya Uganda bari kuba aho ngaho barakuriye mu buhungiro bageze mu Rwanda ntibiteka barabiringita nabo bari kwiruka bamwe bariciwe abandi bakuye mu bya ibyo nabyo ni ibikomere bano bicinya FPR badashaka kubivuga ni ibikomere kuko bakoranye bakabaza amabanga yabo ntibashaka kubivuga ko aribo babibateye nibo babiciye abantu babo babiciye kandi barakoranye aba yagiye bakata imitwe abafunzwe bari abajeweri mutabazi n'ubishe uburyo jeweri mutabazi afata ntihazagira amaraso y'umunyarwanda mbarwaho ntago nishe wakumva uburyo ari kuvuga wakumva imvugo ari gukoresha ukavuga uti kweri n'umwana w'umusore afite ubumuntu jeweri mutabazi yarindaga Kagame aramuzi barakuranye urana bafite amateka abana be nabo bafite amateka afite umugore bari numvaga bari kukata ndi Uganda umugabo wanjye bari kumwicisha rubozo ndatabaza ayo mateka abo bicanyi bashaka ko bayavugaho abanyarwanda batahanye na Kagame cyangwa ari mu gihugu cya Uganda n'izo zindi za Burundi nabo bafite ibikomere ibyo bikomere ubwo bwicanyi bakoreye ntabwo Kagame ashaka ko bawuvugaho bo ntabwo bajya bagerekaho jenoside yakorewe abatutsi nta nubwo bajya bagerekaho ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se kubonsa amashereka y'abajenosideri abantu bagerekaho ibyo bintu ni abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda abo babagerekaho ko ngo ari indaya bafashe abakobwa ku ngufu bibye umutungo wa leta mu by'ukuri bo ngibyo ibyaha bagira bo nta ngengabitekerezo ya jenoside bagira umuntu ugira ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu ni abanyarwanda bari mu Rwanda mu bwoko bwose abahutu abatutsi ariko abaturutse hanze bahungutse bo ni abajura ni abasambanyi bafata abantu ku ngufu ngibyo ibyaha amateka y'abanyarwanda nk'uko ibikomere by'abanyarwanda kuvuga amateka yawe ni ikintu kimwe FPR yanga ku munyarwanda kuko ibikoresha hari iyo ishaka ko tuvuga abo bice bishaka abatutsi barakoze jenoside bakicirwa na FPR ishaka ko tubivuga abahutu barakoze ubwicanyi bwa FPR abo bicanyi FPR ishaka ko tubivuga abo batutsi batahanye nabo ikabicira ubundi bakongera bagahunga nishaka ko bavuga aba bicanyi
nta muntu batahekuye, nta muntu udafite ingaruka za bino bikomeye. Akaba ariyo mpamvu rero mbwira abanyarwanda ngo tureke kwireba. Menya ko umunyarwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda mu bwoko bw'abahutu afite ibikomere, atari bukabe, atarahabwa agaciro, dore ko we rwose yagize ngo aravuze ahita avuga ati ufite ingengabitekerezo, ufite inkomoko y'icyaha. Hari abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda nk'abo ba Karasira n'iki n'abandi nabo bataribuka, ahubwo bakomeje gushinga abacumu, haba Kizito Mihigo, ababyeyi be n'abandi. Hari abanyarwanda batanye n'iyo FPR bumva ko bagiye gusura mu rwabo biciye. Fred Gisa Rwigema kugeza umunsi none urupfu rwe bavuga ko ari Kagame wabishe. Bari abana se ngo badafite ibikomere. Hari abo bana ba Joel Mutabazi yarindaga Kagame uri muri gereza, mwumvishe uburyo yabaye intwari yanga kwemera ibyaha. Abo bana nabo bafite ibikomere. FPR abo bice nishaka bavuga, ntishaka ayo mateka yandi. Abo bana b'abasore bagiye bakitanga ku rugamba, bagiye kubohora u Rwanda nk'uko babivugaga, bamwe bageze mu mashyamba bariga bakubita udufuni. Abo FPR ntishaka bavuga. Mu by'ukuri hari amateka menshi y'abanyarwanda atavugwa, apfukiranywe, ahubwo bano bicanyi hari ayo bashaka bamwe mu banyarwanda bavuga. Mwumva rero ko urusobe rw'ibikomere by'abanyarwanda, urusobe rw'amateka y'abanyarwanda ari benshi. Akaba ariyo mpamvu nifuza ko ari umunyarwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda mu nzego zose yarari, ari umunyarwanda waje avuye mu rwego rwose yarari. Mwese nzirikana ko mufite ibikomere, mufite amateka yo kuvuga, mufite ibikomere bano bicanyi babateye, kugira ngo rero tuzagire dushyire hamwe, duhagurukire rimwe. Kuko nituvuga ngo ntiduhaguruke, ntabwo uzahaguruka kuko so na nyoko biciwe n'inkotanyi, kuko uri umuhutu, kuko ubona ko utsikamiwe, ukibagirwa ko na mugenzi wawe n'ubwo yatahanye nawe ariko nawe yageze atsikamiwe, nawe yiciwe, hari amateka atavuga. Utekereza ko hari umututsi wari mu gihugu cy'u Rwanda wiciwe n'ize namwe cyangwa se akarokoka, ariko FPR yagize gute? Bano bicanyi babundikiranye. Umuntu ni nkunda. Amateka yawe, amateka yanjye, amateka y'uriya, mu byiciro byose by'ubuzima, mu ntara zose tuvamo, aho twanyuze hose, buri wese natera intambwe yo kumva kubaha amateka y'undi, kumva amateka y'undi, guha agaciro amateka y'undi, guha agaciro histoire y'undi. Ntiyumve ko ari wowe wenyine ubabaye, ntiyumve ko ari wowe wenyine FPR yiciye, ntiyumve ko nubwo wenda uri umuhutu uyu munsi none ukaba ukandamijwe cyane bavuga ati uri umwicanyi nta kindi kintu bakubonamo, ntiyumve ko n'uwatahukanye na Kagame nawe atababaye. Haba Bunyenyezi, b'abasirikare bose bajya bavuga batahanye na Kagame, imiryango yabo yishwe. Abo nabo ni abanyarwanda bafite ibikomere batewe n'iyi gurupe ya mafia y'abici. Ibyo rero gushyira amateka yacu twese hamwe tukarenga ku bikomere byacu bwacu bwite, bizatuma abanyarwanda tugira aho duhurira, duhuza imbaraga, noneho duhagurukane bano bicanyi. Ariko nidukomeza kuguma mu kintu kimwe kimeze nk'agakono, ukumva ko ari we muto wabaye gusa, ukumva ko ari umututsi wabaye gusa wari uri mu Rwanda, ukumva ko umututsi wari uri Uganda watabaye, gushyira hamwe tugahagurukana bano bicanyi bizagorana, kubera ko icyo gihe uzaba ushaka kumva ko umuntu yaratutse Uganda arakoranye na Kagame, we uzashaka kuvuga ko nta bikomere afite, uzashaka kuvuga ko we nta mateka afite, nubwo batavuga ko bacicishijwe na Kagame. Niyo mpamvu mwabonye uburyo Dr Kayumba yashatse kwiyamamaza byamugerekaho ubwicanyi, ngo nako bahise bamugerekaho gusambana, ubujura, ibintu byose barabifunze. Nabo barababaye, buri wese, buri munyarwanda wese mu rwego rwose arimo arababaye, afite ibikomere. Mwese rero bana b'u Rwanda muze dutegane amatwi, turebe aho abanyarwanda bahurira, dushyire imbaraga hamwe, duhagurukane ino gurupe y'abicanyi idateze kurikira, idateze guhagarara mu nyungu zande, mu nyungu z'uwo mwicanyi na Ange Cyomoro n'abo bicanyi bagenzi babo badashaka kurekura. Akaba ariyo mpamvu nifuza ko kuba ku Rwanda umunyarwanda wese yibonamo kandi yumvamo, kugira ngo kuba ku Rwanda umunyarwanda wese yibonamo kandi yumvamo, nuko buri wese azaha agaciro amateka yo, tukareka kwirebaho twumva ko n'abanyarwanda nyine bari aho ngaho zose za Kampala, za Uganda, nabo bafite amateka bababaye, nubwo bari mu Rwanda yenda twavuga ko ari bari ku buyobozi, bivuze ko batari gutotezwa, kuko gurupe ya mafia bwo nta nshuti igira rwose, nta nshuti igira, tujye tubyemeranywaho igihe cyose baba bayiteguye kwica.
ndi kurangiza rero mureke mbahe nimero yanjye ni 06 ni 06 mu by'ukuri rero Karasira ndi kurangiza nanone Karasira bamuzane nizere ko ribi kamwishe cyangwa yamwemeje ibyaha mu makuru dufite nuko amaze iminsi amukura torture bashaka ko yemera bimwe na bimwe mu byaha kugira ngo azaze imbere yo gutabera asaba imbabazi noneho ngo bumvikane barebe niba bamusohora bamukura muri gereza ariko mu by'ukuri ntekereza ko bitari bikwiriye ko umuntu bamwemeza icyaha cyangwa rero kumvikana. Karasira murabizi n'umuntu uri fragile yakunze kubivuga igihe kinini cyane kubera itoroma afite kutabona aho vugira kutabona uburenganzira bwe yakunze kugaragaza ko afite depression kubera ko igihugu yabayemo cy'u Rwanda yavugikiyemo n'igihugu cyakomeje kumutera ibikomere no kutamwumva. Bamaze rero iminsi bamubwira ngo najye mu rukiko azagenda asaba imbabazi yemere ko yapfobeje jenoside noneho ngo barebe ko banegosiya kugira ngo bamubabarire. Mu by'ukuri ayo niyo makuru mfite ntabwo nzi neza niba atari umutego bari kumugwishamo kugira ngo yemere ibyo bari kumukorera kuko amaze kugera hariya bamwishe iyicarubozo bamukorera byamfura mbi muri no minsi arimo kumwondora akaba yumva bashyize urubanza rwe kuri 7 z'ukwezi kwa 7 kugira ngo barebe ko yamaze kondoka barebe ko yamaze gutera akabaraga kubera ko batekereza ko wenda icyo gihe kuri 7 z'ukwezi kwa 7 bazaba yagize imbaraga ariko mu by'ukuri Karasira ari muri condition mbi n'ubaracyazirimo bakaba bari kumubwira ngo niyemere asaba imbabazi abanyarwanda n'ubu bamubabare. Ngiyo iyicarubozo rya FPR mwabicanye mu bundi bwoko uburyo mwica abanyarwanda kubwira umwana wakoze jenoside akora abatutsi wabonye imipanga wabonye urupfu mu buryo buteye ubwoba kumushinyagurira mwene ako kageni Imana yo mu ijuru mwe n'abanyu muzapfe mwiruka Mana yanjye agahinda mutera abanyarwanda simbizi karomba turangize twongere twumve ino ndirimbo ngo umuntu n'impunzi. Turamenya ni turamenya ko umuntu ari ndikwanya cyo kiganiro reka mbwire witwa Ange Kagame Ivan Cyomoro abo bana be bose mbabwire ko kunzi bicayemo ubukire bicayemo amashuri bize kujya kwiga hanze reka sinakubwira bamenye ko bicaye ku maraso ya Karasira Aimable y'ababyeyi ba Karasira Aimable Claver Karasira n'umuryango we bamenye ko bicaye mu maraso y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi haba ubwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi haba mu ndetse no mu batahanye mu bihugu bya Uganda muri Burundi bamenye ko bicaye ku maraso y'abanyarwanda mu nzego izo arizo zose kandi bamenye ko ubukire bafite n'ubutunzi bafite nubwo bari gufunga amaso byose ari gukora ariko nababwira ko bo bari kororoka abandi bari kwicwa rubozo n'urubyiruko uyu musore mufite ubwenge mw'abana b'abakobwa mwe n'abasore ba Kagame Ange n'umugore we Jeannette Kagame mumenye ko mwicaye ku maraso y'abanyarwanda mumenye ko ubwo bukire uko murya uko munyweye muri kurya mukamira ariko muri kumira amaraso ya Karasira Aimable ya Claver n'umuryango mumenye ko muri kumira amaraso y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mumenye ko muri kumira amaraso y'abana uyu munsi none b'abahutu bakindaguriye mu mashyamba ya Kongo bakabura uko bagira mumenye ko muri kumira amaraso y'abo so yiciye za Kibeho hamwe nabo bicanye mumenye ko muri kumira amaraso y'abanyarwanda y'abahatino saburi burenge ya niyo mugabo Gerard mumenye ko muri kurya amaraso y'abano bana bari mu ngabo za FRN bafunzwe bazira guharanira uburenganzira bwabo mumenye ko ubutunzi mufite buri aho ngaho ari amaraso y'abanyarwanda muri mwicaye ku maraso y'abanyarwanda mwa muryango mwe namwe mwese ubutunzi mufite ntabwo buva mu bwenge bwanyu cyangwa ubushobozi bwanyu buva mu maraso y'abanyarwanda
natwe rero cyangwa n'urundi rubyiruko rwari rwishimiye kuba rwagira umuryango, rwari rwishimiye kuba rwagira abuzukuru, rwari rwishimiye kuba rwakora ubukwe, ariko kuko so na nyoko ni bamwe mu bicanyi bakorana na so bakindaguye abanyarwanda, namwe kandi muri kurebera kuko bino bintu biri gukorwa. Murakuze bihagije nubwo icyaha ari gatozi, ariko hari igihe kizagera kubera umujinya dufite n'agahinda dufite tukabibaryoza, tukababaza ngo igihe twatakaga mwari muri he, tukabaza umuryango wa Kagame na Cyomoro Ange Kagame tukaza ngo mwari muri he, kandi tubagire ko iterabwoba mwakomeje gushyira ku muryango nyarwanda byarangiye. Uko bucye uko bwira bitewe n'ibikomere dufite n'agahinda muri kudutera, hari igihe tuzabaza ngo mwari he, mwafashije iki abanyarwanda? Aya maraso ro mwicayemo mumenye ko muri kurya amaraso y'abanyarwanda. Imana ibandindire abana b'u Rwanda, mwe mwese mubaye mwihangane muri gukorerwa ishwarubozo, muri kubuzwa uburenganzira bwanyu. Bumva ko hari abemereye kuvuga abandi batemereye kuvuga, abandi bemereye kuba abandi ntibabeho, ngo babone bo bemereye kuvuga ngo ni imfura. Ariko iyo ndebye izo mfura ndumirwa, bose ngiye kuvuga byinshi. Mwese bana b'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda ni icyanyu, nta muntu kampara, nta muntu ugomba kuba abandi ntibabeho, nta mwiza kuruta abandi. Twese dufite uburenganzira bwo kubaho, twese dufite uburenganzira bwo kugira uruhare mu rwatubyaye. Nta munyarwanda uruta undi, nta munyarwanda uruta undi. Abo rero mumva ko bagashize birirwa bicaye ngo bakontorora abafite iyo mfizo jenoside, niba bayifite baduha amahoro, muduha amahoro, nta kimurusha abanyarwanda. Amaraso mwico y'abanyarwanda, ayo muri kumera muri kunywa, mumenye ko tuzayabaza. Banyarwandakazi rero, uwaba afite amakuru wese yayama, nabasigiye nimero yanjye, ntabwo bangifite, kubera ko namaze kumenya ko Eva n'ubicanye ahubwo nabo bashake batangire bakubuhungiro tuzabayisha, cyangwa tuzabikora uko dufite kwemera. Ariko uko bizagira, uko byenda bucye nuko bwira twiza turushaho kugira umujinya, kubera agashinyaguro muri gutera abacu n'abavandimwe bacu. Ayo maraso ro mwicaye mumenye ko igihe ari gito kandi cyegereje. Bana b'u Rwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, ari wowe waturutse Uganda, ari wowe wari mu gihugu cy'u Rwanda mbere, ari wowe warokotse ubwicanyi bwo muri Congo ukaba uri mu gihugu cy'u Rwanda, ari wowe warokotse ubwicanyi bwo mu Rwanda bwa Kibeho, ahari hose inkotanyi zageze bano bicanyi bagize, ari wowe warokotse ubwicanyi bw'interahamwe. Mwese ndabakunda, nifuza ko abanyarwanda tubana. Hanyuma y'amateka yacu atandukanye n'ibikomere dufite dutandukanye, tugerageze kumvana, turebe ko twakubaka u Rwanda umunyarwanda wese azabamo. Turangize u Rwanda rw'amacakubiri, u Rwanda ruvanga uyu nguyu aturuka he, uriya yabaga he, uriya yavuye he. Ahubwo twubaka u Rwanda rushingiye ku bumuntu, tubona umuntu nk'undi, cyangwa ko igihe twaryaniye, igihe twaremeye amacakubiri ntacyo byatumariye, ahubwo twagiye tubona abacu barushaho gukindagurika. Ino politiki ishingiye ku rwango, ku makimbirane, tuyange tuyihashye. Ndabakunda rero, Imana ibandindire, urukundo rwongere, ubumwe bwongere, kandi umuntu ufite urukundo nyarukundo yumva mugenzi we. Bifurije umunsi mwiza, kandi dukomeze tugere ikirenge mu cya Karasira Aimable, twe kumuterana tumutabarize. Ariko icyo nagiraho inama bano bicanyi muri FPR bamurekure, mwabicanyi mwe mumurekure. Murakoze, ndabakunda.